uno ni umwanya w'ikinamico runana. Tadeyo ngo Filipo na Budensiyana ntibazongere kumugerera iwe. Bapfuye iki? Hagati aho uburwayi bwa Mutesi bukomeje kubera Benito urujijo. N'urunana. Mbenye! Nyesi we! Karame mama! Eguko, mbese wagiye? Nagiye. Umva, garuka ye! Ngaruke gukora iki koko mama? Garuka yewe, gira vuba vuba ahubwo. Ngaruke gukora iki koko utambwiye icyo ungarurira mama? Umva, ahubwo ntegereje ko Shyaka n'umugore we nabo baca hano bagiye ku kazi. Hanyuma nkabibabwira. Ubabwira ikizi? Ndangwina yewe. Ariko se mama, nawe rwose. Ubwo ntubona ko amasaha y'akazi rwose agiye kungereraho? Nicyo ushaka kutubwira kigiye gutuma dukererwa akazi koko? Nyine. Urabona turi mu bihe byo kwibuka abantu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ndakumva mama. None rero igitekerezo naringize ni iki? Kubera rero ko bidashoboka ko abantu bahura ari benshi kubera icyorezo cya COVID-19, tuzareba uko duhura nk'umuryango. Ndakumva mama. Hanyuma tugareba ukuntu twakora amasengesho yo gusabira abacu bazize jenoside. Yego koko mama, tugasabira abo mu muryango wacu ndetse n'abandi bose bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Yego rwose. Ayo masengesho tukazayakora ryari rero? Ahubwo se ko numva ushaka kubigira kera nyine. Ndashaka ko tuza guhura nimugoroba muvuye ku kazi. Hanyuma natwe tugakora igikorwa cyo kwibuka mu rwego rw'umuryango wacu. Ubwo nyine tukanashimira Imana ko yadufashije kwiyubaka nyuma ya jenoside. Numva se atari igitekerezo cyiza nyabo? Cyiza cyane ahubwo. Hagati aho turaba twumva n'ubundi butumwa ku maradiyo bujyanye no kwibuka. Ubwo rero nta kuvana urushinge kuri radiyo. Yego nibyo mama. Ngaho reka ngende rero ubwo umugambi turawunogeje. Ego mani, ibyo numva ni ibiki we? Yewe uri munsi y'urugo. Ego ko Mutesi. Karame. Ni wowe urimo kuruka se? Yego ni njyewe Beni. Ego mana rero, ubwo ibyo kuruka noneho bije bite? Sha, nanjye simbizi ni ukuri. Ngo ntubizi se ubwo umuntu apfa kuruka gusa mute? Wundi aho mu rutoki wahageze ute koko? Narinje kuruka Beni. None se umuntu yagiye kuruka ajya kwihisha ma? None se ni ngombwa kuruka habonetse hose? Reka ibyo tubyihorere, ahubwo gira vuba ujye kwa muganga. Kwivuza se? Kwivuza nyine. Ubwo urabona uzindutse uruka ukumva ko uri muzima mute? Ubu se wabyihorera ntibyagera bikaza kwikiza Beni? Uhore wumve. Umuntu muzima aritora agapfa kuruka nta mpamvu koko. Urumva nta kindi kibazo ufite, niko mute? Karame. Urumva nta handi ubabara? Nyine muri iyi minsi ndumva nameze neza pe. Urumva ubabara he handise? Maze iminsi numva nta kigenda rwose Beni. Mbese nyine mba numva nacitse intege, mbabara mu ngingo, nyine n'umutwe ukandya. Ubwo wabyumvise? Urumva ibyo atari ibimenyetso bya malaria we? Nanjye nibyo nkeka, ariko nako simbizi Beni. Ni ibimenyetso bya malaria yewe, ahubwo gira vuba ujye ku kigo nderabuzima kwivuza. Nako nyarukira ku mujyanama w'ubuzima gusuzuma. Reka, ubu se wategereza ntibyakwikiza Beni? Byakwikiza se wumvise ariho umuntu arwara malaria ikikiza koko? Gira vuba ahubwo ngo werekeze, uragira ngo utinde kuyivuza maze izakuzahaze. Nyine reka dutegereze turebe. Turebe iki se? Aho bigana nyine. Mbabarira, wibaye ko gutinda kwivuza malaria bishobora gutuma ivamo malaria y'igikatu koko, ikakurembya ugasanga bagushyize mu bitaro. Aha, nta kibazo ndajya kwivuza. Ngaho nyine gira vuba ngo werekeze, ubwo sinyigiye gufungura boutique. Genda yawe ujye ku kazi, njye ndaza kwijyana. Ni ngombwa se kumerekeza ku kigo nderabuzima ndahayobewe. Dorere. Nturenga aho Budesya. Witera intambwe za hano. Kuki utumva Budesya? Habaye iki papa?
ahubwo hindukira usubireyo gira vuba ariko subirayo ko si ibyo nkubwira ntubyumva none se kubera icyo umbwira gusubiraho kandi narinje hano iwawe kugusuhuza ngo ndebe uko waramutse none se mwebwe mu mpezi wanyu mwumva njye nimuzi wanjye ntazaba heza akebo kajya wamugarura subirayo vuba mbese nibyo nyine ejo bundi naje iwanyu kubasuhuza munyamaganira kure mumuza no kwisuhuriza kuzukuru ubwo nyine n'urwango nimwe mwarutangiye mufite impamvu mwampeje nanjye ngomba kuba heza nta kindi ubwo koko ntuzi impamvu twagusabye kutagira uwo wegera kirya gihe ubwo nyine mumaze gukira iyo abantu mumaze gukira ntibaba bagishaka abakene hari ikindi se oya papa nyumva rwose burya bwose waraturakariye bigezaho ntabarakarira kirya gihe nta kindi twabikoreye nawe urabizi waje iwacu wasinze byumvikana ko hari ahantu wari wasangiriye n'abandi tudahura ngo dusangire se nta shuti ngira ubwo rero twagombaga kugira amakenga abo mwahuye nabo naho wageze byongeye kandi waje nta n'agapfukamunwa wambaye sinzi aho wari wagashyize ibyo rero bigatuma mumbuza kugira uwo negera mu rugo rwanyu none se kutari wubahirije amabwiriza yo kwirinda COVID-19 kandi uzi neza ko ari icyorezo kitwugarije mumenye rero ko byandakaje kumakata mu rugo rwanyu kandi ndi umubyeyi wanyu koko no papa no nibyo koko twarabibonye ko byakubabaje niyo mpamvu ubu narinje kukureba ngo ngusabe imbabazi ariko nanone ngusobanurira impamvu nanakwibutse ko ugomba kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 kugira ngo wirinde ubwandu uburinde n'abandi ko nari nisomeye hose nyine murumva ikibazo cyari ikihe ikibazo ni uko nyine inzoga zakwibagije ko ugomba kubahiriza ingamba zo kwirinda urabyumva nawe rero nyine ko zari inzoga zabinteye ni ukuri papa twumve kandi utubabarire si ukukwanga turagukunda cyane pe nawe urabizi none se byari kugushimisha iyo uba wanduye ukanduza umwuzukuru wawe natwe twese yewe cyakora koko ndabyumva mwana wanjye ni inzoga zabinteye zo kagira gutya kandi koko ni mu nyanga yego rwose turagukunda cyane pe ntabwo dushaka kukubura kandi washoboraga kwirinda papa oya ndababariye kandi nanjye nimumbabarire yego papa ubundi kandi rero muri ibi bihe twugarijwe n'icyorezo cya COVID-19 ugerageza gukomeza gushyira mu bikorwa ingamba zo kuyirwanya ukirinda kujya aho abantu benshi bari nta mpamvu nk'aho mu tubari cyane cyane ko tutanemerewe gukora kuko buryo iyo wanyoye kamaze kukugeramo ntushobora kwibuka za ngamba ibyo byo nibyo kandi ngo twebwe abakuru nyine ntibinatworohera ikindi igihe ugiye aho abandi bari aho ariho hose ugomba kuba wambaye agapfukamunwa kandi neza ubundi ugakaraba intoki n'amazi meza n'isabune kandi kenshi gashoboka nibyo none se papa ko warumbujije kwinjira ubu noneho naza asikiwe ariko iyo yakwitabye ariko mana ariko kuki ngo uhamagara ugatinda kwitaba pete ndabarira mute sinabonye rwose ko uri kumpamagara telefone yanjye yari muri siranse umva ndashaka ko tubonana ryari ubu ngubu nonaha ubu aka kanya yego pete uri hereza njye ndi hano hafi y'iwanyu uri hano hafi yego umva mwana simpari rwose nturi mu rugo se yego rwose simpari uri ese ngo ngusanga aho uri pete yewe nta nubwo ndi hano i Nyarurembo pe ngo nturi hano i Nyarurembo ubwo numbeshye pete mbese se kubera iki muti simpari rwose ngo sindi hano i Nyarurembo iyo uba udahari uvuze ngo sindaho i Nyarurembo nyine sindaho i Nyarurembo umva pete urimo kumbeshya ariko kuki uba ushaka kunkwepa kandi uzi ikibazo mfite ufite ikihe kibazo se kandi muti ubwo uzi ko ya miti y'ibyatsi wamaye ngo nk'indira avamo byanze ko byaranze byanze gute nyine yanze kuvamo sinkomeje se kugaragaza ibimenyetso by'uko ntwite koko tekereza ko noneho muri iki gitondo Benita yamfashe ndimo kuruka rero koko se nyine numvise mfite iseseme nk'uko bisanzwe bimbaho noneho kubera ko Benita yari akiri mu rugo
njya kwihisha mu rutoki ngo ndebe uko nduka, ngiye kubona mbona ngezeho. wowe ubwo se yamenye ko utwite? None se ntiyabonye ko ndimo kuruka nyine ntacyo ndwaye, nubwo nyine namubeshye ko ndwaye malariya. none se ubwo uragira ngo ngiye n'umutima? Duhure nyine turebe icyo gukora. Ubwo se wowe niwumva ko iyo miti y'ibyatsi wamaye ngo nyine inda yanze kuvamo? ari nakubwiye ko ntahari. Tugomba guhura rero tukabiganiraho, ntugire icyo umbeshya kandi. Okay, nta kibazo. ubwo niyo mbona akanya nako nigaruka aho ngaho i Nyarurembo ndaza kukuvugisha ndebe uko twabonana. mbere na mbere rero ndabanza kubashimira ko mwashyigikiye iki gitekerezo nagize cyo guhura muri uyu mugoroba hanyuma tugasenga mu rwego rwo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. ni ukuri wagize igitekerezo cyiza mama. rwose nanjye mama namushimye pe. iyo hataba hariho iki cyorezo cya covid-19 gituma abantu badashobora guhurira hamwe ari benshi, ubu twari kuba twatumiye n'abandi tukifatanya muri aya masengesho. nibyo rwose. murabizi imyaka 27 irashize mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi, hari muri 1994. icyo gihe rero mwese yaba Shyaka yaba Devota nawe nyese mwari mukiri abana batoya. byari ibihe bikomeye cyane, abantu bishe abandi ariko nta bapfira gushira. twe twayirokotse rero tugomba guhora twibuka abacu bayizize. nibyo rwose. nibyo kuko birakwiye ko duhora twibuka, noneho bikaba umwihariko muri ibi bihe by'icyunamo. ikindi kandi ni ngombwa ko ibikorwa nk'ibi byo kwibuka bihoraho kugira ngo isi yose imenye ko jenoside yakorewe abatutsi yabayeho, kandi ko buri wese agomba guharanira ko itagomba kongera kubaho ukundi. yego. nimureke rero dushima Imana. yego. ego mama, iyi nkoko ibaye iki? ibaye iki se ko ari uko nyitereye hasi? ahubwo se ko izindi zatashye iyo yasigaye itedi. ese ugira ngo ni imwe muri zo twari dusanganywe Budensiya? aha do niyo nzanye. niyindi uguze se? niyo naguze. ego mama, kuki utambwiye kare sheri? ubwira iki se? kuri bugura isake yo kurarira nkaba nabiteguye neza. nyumvira Budensiya nanone kuko se nayo niyo bagomba kwitegurara. nyine si ntabwo mba ntetse ibi bishyimbo ubona ndimo ngaragura ngo tuba ari byo turarira, ahubwo mba nateguye ifu y'ubugari. bwahore gusa urashaka kuvuga iki Budensiya? nyine ako gasosi kayo twari kukarisha ubugari. none se ugize ngo iyi sake niyo nzanye ngo tuyiteke? none ni reka iyi sake nayiguze ngo izajye ibangurira ziriya nkoko rwose zacu, nta kindi nayizaniye. ariko firi ubwo uba wabitekerejeho neza? kubera iki se uvuze uryo? izi nkoko zose se ukomeje kuzana urabona zitazatubana nyinshi tukabura aho ziba firi? ahubwo yaba zabaga nyinshi cyane twaba tugeze ku ntego zacu. ikibazo cyo kubona ibikomoka ku matungo mu mafunguro yacu ya buri munsi twaba tugikemuye. inyama, amagi, urumva ko bitazajya bibura mu mafunguro yacu. yego twaba tugikemuye, ariko ni ukuri rwose izi nkoko zimaze kuba nyinshi pe. ariko ubanza utazi n'umwanda wazo. ariko natwe tugomba kuzigirira isuku. ubwo rero iyi sake ndayizanye ngo izazibangurire. ubona bitaba byiza tugize inkoko zimwe zirarira zituragiye imishwi nayo tuyorore tugire inkoko nyinshi ku buryo rwose tutatahira kurya gusa. reka twanagurisha tubishatse tukabona kashi. si byiza? uyu mushinga wa Philip azawushobora Budensiya namuca intege, naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube.